Yabaye kaburabuza. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo babonye umuntu w'ikirushya muri byose. Aburabuza abo bari kumwe nibwo bagira bati yabaye kaburabuza. Wakomotse kuri Sentashya ya Rugema mu Bwanacyambwe, aho nyine ni muri Kigali, ahagana mu mwaka w'igihumbi 700. Uwo mugabo rero bahimbye kaburabuza yabayeho ku ngoma ebyiri zikurikirana, iya Cyilima Rujugira n'iya Kigeli Ndabarasa. Iryo zina rya kaburabuza si rye rya kibyeyi, ni rihimbano irye bwite nyine ni Sentashya ya Rugema, iwabo hakaba ikarama ka Kigali cya Mwendo. Igihe kimwe rero u Rwanda rwigeze kunesha Ubugesera, bumaze kunesha hasigarayo abanyarwanda bake bo kubuyobora. Ubwo rero aho Ubugesera bwagabaniraga n'u Burundi nyine aho bitaga kuri Ruvubu, abanyarwanda bamaze kuhirukana abarundi benderaho igice kinini cyane, bageza ku rugabano ruriho na n'ubu ngubu. Haciyeho iminsi mike Ubugesera bumaze gutsindwa, Ndabarasa arima abugabira Sentashya ya Rugema ngo aruyobore. Nuko Sentashya uwo ajya mu Bugesera arabuyobora, ararundisha, ararabukirwa, inka bamurabukiye ndetse n'indundisho zose azigabira abanyabugesera. Abantu bo mu Bwanacyambwe babonye ko Sentashya agabanya Ubugesera bihutira kujya kumukeza. Bageze Bugesera basanga inka zose yabonye zaragiye zigabirwa n'abahatuye, izindi nyine ngo yari yaragiye azigabira abashaka. Bapfa rero gutitiriza, bamugwaho bamugumaho. Haciyeho iminsi mwene wabo wa Sentashya witwaga Muhozi aramubaza ati ko ndeba ibintu byose wabigabiye abanyabugesera, nka rubanda rw'iwacu rwaje kugukeza ruzarugenza gute? Sentashya arabyiyumvira arumirwa, aravuga ati koko nakoze amahano. Nuko rero ageze aho arumirwa, abwira mugenzi we ari we nyine uwo Muhozi ati nguhaye kujya tujyana mu biraro by'inka zanjye tukajya kureba uko zifashe. Buracya bombi barashogoshera bajya mu mashyo y'inka kugenza uko zimeze n'uko zifashe. Ariko Sentashya we icyamugenzaga si ukureba uko inka zifashe, ahubwo ni ukwiyenza ku banyabugesera kugira ngo abone urwaho rwo kubanyaga. Yifuzaga rero guha inka yagabanye cyangwa se izo yarabukiwe mu Bugesera kuziha bene wabo bo mu Bwanacyambwe. Nuko rero batangira urugendo, bajya mu biraro by'inka ze. Batungutse ku kiraro cya mbere, umushumba amurika inka basanga zifashe neza. Sentashya abuze urwaho rwo kumunyaga atari impamvu, yitoreza ubusa, yisindikiza ku nka zidakemuye ubusenzi n'izidakennye amatwi n'inyana z'incuke zirishana na za nyina. Umushumba amusobanurira impamvu Sentashya azibuzemo urwaho rw'ikinyago, aramwitegereza n'impuzu ahagatiye, atera hejuru ati ntukampagatirire impuzu mu nka, iyo mbwa ati nako zivemo. Ubwo abaranyazwe, hagabana uw'iwabo mu Bwanacyambwe azimusigamo. Bakomeza urugendo rwabo rero, Sentashya na Muhozi batungutse ku wundi mushumba, nawe amurika inka nk'uko bisanzwe, basanga inka zimeze neza. Sentashya abuze uko amugira, amushora mu bibazo nk'ibyo yagize wa wundi wa mbere. Ageze aho aramutumbira, asanga akenyeye impuzu nawe aramubwira ati ntuzangarukire n'impuzu mu nka sha. Nawe aranyagwa, hagabana w'Ibwanacyambwe. Aho naho barahava, batunguka ku bundi bushyo bw'inka. Noneho Sentashya abona umushumba we yaracitse ino, agenderaho yiyenza agira ati sinshaka icyo kino cyacitse mu nka zanjye. Umushumba anyagwa atyo, hagabana umunyabwanacyambwe. Nuko akomeza kubiyenzaho, anyaga abanyabugesera, agabira bene wabo bo mu Bwanacyambwe. Basigara aribo bategeka inka zo mu Bugesera ndetse n'Ubugesera ubwabwo. Nibwo rero abanyabugesera bamwambuye izina rya Sentashya, bamuhimba izina rya kaburabuza, riramuhama kubera uburyo yababurabuje nyine. Kuva ubwo rero umugani urahama, uhama uturutse kuri Sentashya wagiye mu Bugesera hanyuma akababurabuza.
bamwambura izina rye ry'ababyeyi hanyuma bamuhimba izina nyine ry'uko yabatesheje umutwe. Rero kuva ubwo izina cyangwa se umugani ukwira igihugu cyose, uturuka mu Bugesera wambuka mu Burundi, yewe ugera no mu Rwanda umvuye ku mvano y'uwo mugabo. Umuntu rero yahura n'undi yamuhuza amahwemo nk'uko uriya mugabo yabigenje, bakamwita ko yagize kaburabuza cyangwa se yigize kaburabuza, ariko abenshi babyitirira uwo nguwo bakagira bati yabaye kaburabuza. Kuba kaburabuza rero bisobanuye kuba ikirushya, kuba icyago, kuba udashobotse, kuba uri umuntu ugorana ukagora abandi, wa mugani ngo ugushungura nta kuburamo inkumbi. Niko rero Sentashya yabereye abanyabugesera, hanyuma bimuviramo kuba iciro ry'imigani, bimuviramo umugani wamwitiriwe yitwa kuba akaburabuza. Kuba akaburabuza rero naha byakomotse, byaturutse kuri uyu mugabo nyine Sentashya waje guhimbwa iri zina rya kaburabuza abitewe n'abagesera, abantu bo mu Bugesera nyine yari yarababujije amahwemo. Naha rero ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi. Nk'ibisanzwe turagushishikariza gukanda kuri subscribe niba uri mushya, hanyuma ujye umenyeshwa umugani twasomye buri munsi ku munsi. Hanyuma rero kandi turagusaba kuba wabisangiza abandi wumva babikunda, dukomeze dusigasire umuco wacu, umuco w'ikinyarwanda ndetse n'ururimi rwacu muri rusange. Naha ducumbikiye rero ibirari by'insigamigani byo nakagaruka. Mugire amahoro y'Imana y'u Rwanda kandi turabakunda cyane.